imyaka yanjye yari yarabaye myinshi according to the society. Nari mfukamye ku gitanda, narabyutse numva kwicara biranze, mfukama ndabona ntabwo mfukama hasi, ndapfukama ku gitanda mbwira Imana, ndambirana Imana, icyo nashidikana nuko unkunda. Kuba unkunda rero nta nyungu ufite zo kunyima umugabo, ahubwo njyewe icyo nasabaga Imana cyari iki. Mu by'ukuri Timothy, ntabwo njye nasabye ubukwe kubera ko abandi bakora ubukwe. Oya, ntabwo muri iyo consecration nagezemo, ntabwo nasabye ubukwe ngo nzambare gown cyangwa se mbyare. Byagezaho njyewe icyo nasabaga Imana byari umuntu tuzakorera Imana hamwe. Ntabwo nasabye ubukwe ngo nzambare gown cyangwa se mbyare. Byagezaho njyewe icyo nasabaga Imana byari umuntu tuzakorera Imana hamwe. Ku buryo kenshi Mwuka Wera yaranganirije akambwira ati erega impamvu utakibona nuko icyo usaba n'icyo uriya wundi asaba ntabwo ari kimwe. Wowe urashaka umuntu muzakorana umurimo, uwo muntu ntabwo Imana ipfa kumutanga uko abonye. So byari wumvishe ko ukeneye gushaka, byari byagenze gute rero kugira ngo mvuge ngo nkeneye gushaka? Ijani ni ndende. Navuga ko umunsi numvise peko hageze yuko nshaka ni umunsi masahani iki byose amari. Iyo concert niba mbyibuka neza yabaye ku cyumweru. Nje kwa mbere nafungiye groupe ya WhatsApp. Ishinzwe iki yo groupe? Iyo groupe ishinzwe kubamo abantu b'abanyamasengesho basenga kugira ngo dusengere ubukwe, kugira ngo ijambo ry'umukozi w'Imana ridatakara. Datakara ko kundi turavuga ati turabisengera hanyuma umugabo aze hanyuma dukora ubukwe. Wayifunguye nta nagacu bamuganira, nta hantu uri kureba? Oya, nta hahari. None abo washizemo nta bibazo bakubazaga? Aho niho nari ngiye kugera. Ntudukinishije kutuzana muri groupe ndashaka utarabubona. Ibaze ko iyo groupe nayifunguye nta cyumba cyanjye, ndeba uburyo umwaka ugiye kurangira, agacu kataraza hasigaye amezi 5. Ndavuga ati ubwo bya bindi by'isi biba biragarutse ko kundi Satani akongorera niki. Avuga ati ugiye kumbwira ko umuntu yaza mugakundana, mugakora ukwe mu kwa gatanu, ukamubona ukabonamo umugabo, umuntu uzakubera umugabo na papa w'abana, ukamukunda mu mezi 5 mugahita mwimariya. Kuri njye muri iyo logique ntabwo nabyumva. Ikibazo naringize ko hari n'inyigisho z'urushako wazitekerezaga? Oya, ibyo ngibyo ni ibindi. Kuko le mariage, tout le monde peut avoir un mariage, tout le monde peut choisir n'importe qui, mais un mariage qui vient des cieux, un mariage qui vient de Dieu est spécial. C'est pas, je sais pas comment dire, c'est rare. Et aujourd'hui, mon cœur le témoigne. Je sais que ceci vient de Dieu. Amen. Intahe ikomeye cyane, intahe yo gukora ubukwe mu kwizera. Ukwizera atari kumwe gusanzwe, kwa kwizera bavuga ko ari ukwibisazi. Uwo mudamu akiri umukobwa ngo yatanguye gutegura mariage atararonka n'umugabo, atanagacu karaboneka. Atangura kugura ibintu, yugurura groupe ya WhatsApp y'abantu bamufasha gutegura urubanza, atakintu na kimwe c'ikimenyetso arabona c'umugabo wiwe. Uku kwizera mukumva gute mwebwe? Ariko yari yizeye Imana. Aho rero yarazi n'itariki, harageze aho hasigara amezi 5 kugira ngo ya tariki igere atarabona umugabo. Aka kantu rero mukumve karahambaye cyane.
wewe ngo ntiyasaba Imana ngo imuhe umugabo gusa, ntiyasaba urugo ngo arondoke gusa, ahubwo ngo yasaba cane cane Imana ngo imuhe umugabo bazokorana ibikorwa vy'Imana, umugabo bazofashanya mu muhamagaro. Umugabo nk'uwo rero nawe ntupfa kumuronka, ntupfa kumwandura hariho hose. Nivyo umugabo mubana, umugabo muvyarana, wo muronka mbere umwanya wari wo wose, ariko umugabo mufatanya igikorwa c'Imana, uwo ntupfa kumwandura hariho hose. Mu yandi majambo, umukobwa yari yitahuye, ntiyagomba gufatana urugendo n'uwo ari we wese. Sinovuga amajambo menshi rero, reka muvyimviririze, ariko wa mugabo yahavuye aboneka mu buryo butangaje, kandi bagira mariage itangaje, kandi babayeho neza nk'uko uwo mugore abishingira intahe, akavuga ati jewe nibaza yuko noba nibereye mu kajuru ko mw'isi. Twese twipfuza kuba muri iri juru ryo mw'isi riravugwa, mugabo turipfuza kuri bamwo, turifuza kuba mu ngo nziza, turifuza kuba mu ngo tunezerewe, turifuza kubana nabo dufatanya umuhamagaro. Ivyo rero navyo ntibiheza ngo bishobokere bose, nivyo gusaba Imana ugashimika. Intahe iraryoshe cane, uyumvirize yose, biza kurangira nawe ugize ukwizera gukomeye. Twakire umuvandimwe atwibwira, ntabwo ndivuga amazina. Yego, murakoze cyane. Amen. Amazina yanjye ni Esther Mukunzi. Amen. Ariko hari abanzi ku mazina ya Gaëlla Tete. Yego, nkaba mbashimira kuba mwantumiye. Amen. Ya, uri umumama, uri umukobwa, uri umukecuru, ufite abuzukuru, uteranira he, ukora iki mu nzu y'Imana? Amen. Ndi umumama, ndubatse, mfite umutware, mfite umutware n'abana babiri. Nkaba nsengera kuri Restoration Church Masoro. Nkaba ndi umuramyi. Amen. Umuririmbyi. Umuririmbyi. Ego. Tumba ari ibyo. Amen. Ubu nicaranye n'umumama mu kiganiro. Yego. Uri umukobwa watekerezaga ko ku myaka nk'iyi ngiyi uzafite umutware n'abana babiri? Kuri kesi yanjye oya. Ntabwo wabitekerezaga? Ntabwo nigeze mbitekereza, ngira ngo ni ibintu kubikacinga byarangoraga. Niki cyatuma utabikacinga? Bon, icyatumaga ntabikacinga nuko icya mbere imyaka yanjye yari yarabaye myinshi according to the society. Niko akenshi tuvuga. Ikindi numvaga ndi umuntu uzakora akazi, imirimo nkaba busy, ubundi by'urushako n'abana bikaba ari ibintu bizaza nyuma. Numvaga atari priority. Byaje kuba priority gute? Ese ubundi tutarajyaho, ababyeyi ntabwo babikuganirizaga nka papa na mama, bakubwiye ese uzashaka ryari, ese ubyumva gute? Bon, ababyeyi banjye ntabwo bari ari le genre, bo kuko ari abakristu, bo bemera yuko igihe cy'Imana ari cyo cyo. Ntabwo bareba ngo pressure imyaka yageze, ese ko warangije amashuri busa akazi bimeze bite? Oya. Icyo gihe wari ukijijwe se wowe? Icyo gihe rero njyewe kugira ngo ngire imyumvire nk'iyo ntabwo nari nkijijwe. Ntabwo ukijijwe? Waranabisengeraga se? Nta na rimwe nigeze sengera ibyo bintu pe. Wumvise ufashe umwanzuro yuko pe numvaga ngira ngo ni past cyangwa se uburyo narebaga abandi ingo z'abandi icyo gihe. Burya iyo utari inshuti zawe zitari abakristu ngo ubone urugo rwiza rufatika rurimo agakiza, ko bishoboka ko abantu bakundana by'ukuri. Nge izo nabonaga atari nta rugero rwiza rurimo mu rushako, mbona ari stress.
cyangwa se ari ibibazo abantu ntibumvikana abana bakabigenderamo nkumva rero urushako rwaba ruretse so waje none wisutwera ko utarukijijwe ntabwo wakijijwe gute nyine byagakiza byaje gute bon iby'abagakiza kanje ni birebire ariko n'ukuri nagiriwe ubuntu mvuze mu magambo make narambiwe iby'isi narabirambiwe numva ngezaho numva enough is enough isi nkumva ntabwo ikimpaye umunezero n'umudendezo nifuza nubwo rero numvaga hari vide muri njyewe hari navuga icyuho nkagishaka mu bintu mu bantu nkumva ntibifilinga nk'uko mbishaka noneho nibwo natangiye gushaka hose nabati se ni hehe n'uwajya no mu mana noneho ubwo rero ngeze mu mana rero nibwo yujuje bya bindi byose yujuje hahandi wumvaga harimo vide irahuzuza bien byari wumvishe ko ukeneye gushaka byari byagenze gute rero kugira ngo mvuge ngo nkeneye gushaka ijani ni ndende navuga ko umunsi numvise peko hageze yuko nshaka ni umunsi dadi yahanuye muri church yes apostle Joshua Ndagijimana Masasu yampanuriye kuri concert y'umwe turimbana witwa Chubaka aravuga ati iyi tariki niyi uzakora ubukwe abikubwira iyo tariki n'igihe abikubwira hari igihe kingana gute yabimbwiye muri septembre mu kwa cyenda hanyuma dukora ubu donc muri septembre nkora ubukwe umwaka ukurikira mu kwa gatanu harimo amezi agera muri 8 so icyo yabikubwira wari ubifite mu mutima bon ukuntu byari bimeze niki nkizwa ntangira gukizwa nahise nini iyo utangiye gukizwa ugakunda Imana icyo navuga cyane cyahinduye ubuzima bwanjye n'ama classes ntangiye ama classes kumenya Mwuka Wera kuvugana na Mwuka Wera kubabaza Mwuka Wera gutuka Mwuka Wera ibyo bintu byankozeho cyane kuko Mwuka Wera yaranganizaga kenshi ariko simwumvire noneho ofete mu ma class hari ibyo na recognizinze byari mu buzima bwanjye ariko ntazi ko ari Imana ntazi ko ari Imana imvugisha inyobora noneho ama classes asa nk'amfungura amaso ku bintu by'Imana ubona ibikomere ubona nuza nka vide iri muri wowe donc byafunguye amaso pe mbona ahubwo karande ingoyi zimeze nabi zo kudashaka byari ukudashaka ingoyi bya bindi nakubwiye in the beginning aho numvaga izi necessary ko umuntu usashaka umunezero uva mu gushaka gusa hari ibindi bintu bishobora kuguha umunezero so classes no kuri inyigisho za Bibiliya zahinduye ubuzima bwanjye so arabikubwiye hari abantu yego araguhanuriye wabyakiriye ute ubwo rero muri iyo jani nyuma y'uko yari yambwiye nabivuga icyo gihe nari mfite imyaka 33 nk'umukobwa nawe bibaza ukuntu bimeze handi mu cyumburiro ukavuga ati none warantaye none igisekeje ngiye inshuti zanjye zose zari zarashatse zigeze ko kubana babiri ndavuga Imana kubafasha abana nabyaye ngwino nyiteho ibaze none ngewe igisekeje nuko navuga ati ubu nige wabonye ugomba gufungura umwamba ubu nigewe ugomba so numvaga vuga ibi bintu ninjye ariko mu by'ukuri ntago byari ibintu nasabye Imana ntago byari ari byo byane nagaruka nkavuga ati kuba uyu mwana umuntu akiri muto hari urushako n'urwo gusengera kare ntabwo ari urwo gusengera umuntu arabikubwiye uratashye
ndatashye ndashaka ngo uwo munsi uva mu gitaramo cya Yego. Chewbacca ugeze mu cyumba yego wari umeze gute hamwe n'ubuhanuzi hari urya ibintu biba byaranye usigaye wenyine n'icyumba na Bibiliya ku ruhande nawe ubwawe ubuhanuzi butekereje gute okay mbere y'ubuhanuzi ngiye kukubwira uko byari byagenze nari natangiye journey ya deliverance ubwo iyo ya deliverance yo kwitandukanya ubwo nyigendanamo na daddy ubwo mu kugendanamo nawe deliverance iraba noneho ibaye ubwo nibwo byabaye nkaho noneho y'amaso burundu afungutse hanyuma ndibaza se ko afungutse ubu noneho ntangiye kuba interese y'urushako hakuzi ko naba umubyeyi uzi ko nanjye naba nagira urushako nuko rero ndibuka twari kumwe na daddy dusenga ndambwira ni daddy ngewe nsengera kabisa njye hanze nkora imirimo aravuga atoya ugiye gukora business arambwira atoya nunagenda uzajyana n'umuryango wawe iryo jambo ryahinduye ibitekerezo byanjye byose ngo ntuzagenda uri single yego byafunguye byose mu maso yanjye ndavuga ni so birashoboka ko nanjye nshobora kugira urugo n'umuryango ufite iryo jambo hari icyo ryaremye mu mutima wanjye nyuma yaho rero iminsi iri kuba harimo na journey ni ndende mbere y'uko ahanura ubwo harimo gukunda Imana mwuka wera kujyana nawe nk'umukobwa harimo byinshi umuntu preparation iba ari nyinshi ubwo rero nicyo gihe yaje guhanura abihanura byabiri confirmation kuri njyewe ya kabiri y'uko urushako ruhari hari ikibazo nshaka kukubaza hari abakobwa benshi bari muri iyo stage reka mu myaka 30 babihaye ngo netage ya 3 kandi bameze nabi barababaye ni iyihe ntambara warwanye nayo muri iyo myaka ese ubundi wayitsindishije iki intambara ni birebire intambara mu by'ukuri njye yari beaucoup plus society mu bantu abantu abari kure abari no muri church rwose church b'imbere nta gacuse iryo jambo kari kubaza inshuro 8 ku munsi noneho bikageraho nkajya mpunga abantu nahura n'umuriro w'abaturere yagiye kubimbaza reka mbe nshanga Jani rero navuga njyewe ko nabitsinze nabaye inshuti ya mwuka wera wavuye ku bantu navuye ku bantu ndiherera n'Imana njye nyine nshaka kumenya kwanza ni Yesu ninde mbese nshaka kumenya Imana Yesu Kristo mbese ko kundi umuntu avuga ngo agakiza kari personnel nashatse Imana mu buryo butari agakiza k'ikigari cyangwa agakiza ka papa na mama cyangwa agakiza numva kuri eglise kuri church numva nshaka Kristo kumumenya mu buryo njyewe biba ibanga rye nanjye noneho muri urwo rugendo niho nize akenshi rero dukunda abakobwa mbere nyine icyo gihe umuntu aba ashaka umugabo mwiza umeze gutya mbese ufite akalisite ukunda Imana uri hambo ugize ati ufite konsekrasiyo gutya na gutya ugafite mbese waramushushanyije ukagira ngo uzamurema yego ariko iyo wabaye inshuti ya mwuka wera ahubwo mbere y'uko iyo lisite uyishyira imbere yo ikubwira aho urwaye aho urwaye kugira ngo niwitegure donc wige kwitegura nawe ubu umufasha mwiza ese ko tureba cyane abagabo ese hazaza mbiza cyane wowe witeguye uti wowe are you ready to be Imana gukoramo umurimo yego Imana rero itangira kunkorera umurimo mu kuyegera mu kwikunda mukawera akambwira atanga aho uraharwaye nkasiga muri 7 days ikongera ndibuka hari indirimbo nakundaga kuririmba cyane ivuga ngo brise le moi mbese muri uwo mwanya nagiranye n'Imana yabanje inkoreramo umurimo ndavuga Mana aho ubona ndwaye aho ubona ntatanga ubuzima bukwiriye brise
Imana ikuvunagura. mvunagura iryo sengesho rirakomeye kubwira Imana ngo ikuvunagure ntabwo ari ibintu biri simple. Ni isengesho rikaze rikakaye ariko ririmo a broken heart. So reka tugaruke noneho nyuma y'ubuhanuzi byagenze gute? Yego, nyuma y'ubuhanuzi rero nyuma y'ubuhanuzi uwo mwanya Daddy abivuga anabivuga yaduhanuriye turi babiri njye na musaza wanjye. Noneho nibwo aje akavuga ati muri mwe n'indi wanze hagati yawe na musaza wawe. Yego. Yaravuze ati mwembi umwaka umwe muzimari. Aravuga ati ni muri mwe n'indi wanze. Musaza wanjye arandira ati ninjye mukuru reka bari jye ubanze. Ndamureba ndambya ninjye ndi umukobwa ninjye ubabaye cyane. Ndambya ni mparira. Arandeba abonye ukuntu rwose mbivuganye umutima. Daddy ahita amureba aravuga ati uramuhariye abanze. Ahita aramubwira ati nta kibazo. Uko niko byagenze muri iyo concert. Nyuma yaho donc concert yararangiye turamukurikira avuga Daddy bimeze gute. Ahita aravuga ati nimuharirane n'indi ubanze. Ubwo avuze gutyo yampariye Daddy aravuga ati okay. Aravuga ati Esther rero turebe mu matariki tujya muri calendrier. Ati hano nzaba nta kuko yashaka aravuga ati ubukwe ndashaka kubu blessing aha naha ntago nzaba mpari. Aravuga ati le 28 mai nibwo ubukwe buzaba. Ndamureba tariki 20 z'ukwa gatanu. Arandeba ndambya ni Daddy 20 z'ukwa gatanu nibwo bukwe bwanjye. Arandeba aravuga ati genda utegura ubukwe burahari. Abivuga gutyo ategura ubukwe mwari magambo meze nk'uwabonye umugabo rwose. Ni ukuvuga ngo arahari baze from September to ni ukuvuga ngo arahari genda utegura ubukwe. Uko nabifashe rero ngewe byari it was done. Ni ukuvuga ngo ubukwe burahari. Ese iyo umuntu afite ubukwe mu kwa gatanu akora iki? Amezi 8 ni make ugomba guhita utangira kwitegura. Ibitwikururwa amasahani iki byose amari. Iyo concert niba mbyibuka neza yabaye ku cyumweru. Ngiye kwa mbere nafungiye groupe ya WhatsApp. Ishinzwe iki yo groupe? Iyo groupe ishinzwe kubamo abantu b'abanyamasengesho basenga kugira ngo dusengere ubukwe kugira ngo ijambo ry'umukozi w'Imana ridatakara. Ridatakara ko kundi turavuga ati turabisengera hanyuma umugabo aze hanyuma dukora ubukwe. Wayifunguye nta nagacu bamuganira nta hantu uri kureba. Oya nta hahari. None abo washizemo nta bibazo bakubazaga? Aho niho nari ngiye kugera. Ntudukinishije kutuzana muri groupe na chance taramubona. Ibaze ko iyo groupe nayifunguye nkahita mbashyiramo harimo n'abapapa bakuru b'abapasteur abagabo bakuru bakuze bakubaza ibibazo ati se njemo hano gukora iki? Apana abana abarambwira ati se bimeze gute? Ndabasobanurira ndabwira ni Daddy umukozi w'Imana yaravuze yaravugira ijambo kandi ndaryizeye ko rigiye ku tujye kuri sengera. Ndibuka iyo yari groupe ndumva inama swat niba nibuka neza dushobora kuba twarayikoze kwa kabiri nyuma y'iyo gufungura groupe. Inama y'abo bantu rwose ndagenda inayikoreye kuri church n'abantu ndabatumira ntegura ibyayi naguze icyo barya abantu baje mu nama y'ubukwe kandi baraza baricara b'abagabo n'abamama bakuze baricara bari bageze nko ku 8 cyangwa yego turicara rwose ati se bigenze gute ndababe explica gutya na gutya ubukwe burahari tubusengera. Ibibazo bakubajije oya uburyo bandebaga nibyo byari bikomeye ndashaka kuba byajaguye. Babatira iyi ni ya depression bavuga. Depression pe. No kuri pe ariko I had faith irenze iby'amagambo yavuga. Ngiye kuri ngiye byari bihari. Byari bihari rwose nuko nari bwabikoreho ariko byari bihari dukora ubukwe nako dukora inama
ubateramo confusion Rwose. ariko benshi bagiye bavuga ko ufite ikibazo Eh, Ko nanjye bon, je me dis. mise nicara muri iyo nama mbona umuntu cyambere arakuze mu myaka turi kubona ageze muri etage ya gatatu ikindi ari gutegura ubukwe nta mugabo yego gato uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo afite ikibazo pe kuko n'ubwa mbere nari ninjiye mu nama ikarinda irangiye abantu bacecetse Nta kibazo, nta kibazo nta n'igitekerezo bacecetse nta n'ubazanya Bari undi ngo kugusengera ngo gukora ikibazo backup. bameze gutya bari gukora backup bakora backup ariko bo barandebaga bakabona face irimo donc ibyo byarabarenze ariko ikintu bahise bansaba ati pfukama tugusengera nicyo basabye yose ubwo ndapfukama baransengera tusa icyo nkunda nuko bambereye imfura the following morning bakambaza bimeze gute nta gacu se ese ko turi gusenga bimeze gute nta huna yego mu kwa 11 rwose ayo mezi byari bimeze bite nta guhaha nta reka nkubwire aho kuva September ubwo reka noneho mvuge mva muri iyo nama ngendana na musaza wanjye mu modoka niyo twari twazanye akigera mu rugo ati are you okay uri muzima are you okay ndambyana ni ukuri amoke nibyo se nta gacu shuba umbwiza ukuri nka musaza umbwiza ukuri ati ntako arandeba mu maso abona kwizera ni kwinshi kwazamutse pe aravuga ati rero reka muherekeze mu kwizera aravuga ati sawa Imana igumugisha nuko rero iminsi ikurikira directement ndagenda nshaka salle ndagenda uwo niwe wayishatse yego ariko icyo gihe directement umuntu wabimfashije muri salle yari papa ndagenda ubwo sinavuze igihe ninjiye mu cyumba cyabo ndababwira icyo ubuhanuzi uko byagenze ndabe-explica papa na mama barandeba baravuga ati nibyo ati ndavuga nti rero nkenda gukeneye kugira ngo tujye kureba salle papa yinjira mu modoka anshira mu modoka tugenda muri salle ati niyo wakwifuza muri dote ndahera ndavuga ni papa vraiment tujya mu yindi ati ngi ati niyi turabukinga turataha ubwo ugeza uri umaze gutegura inama isare mwayikodesheje murayibukinze kandi bari amafaranga agiye of course cyane rwose umusore w'abandi ntaraboneka ego mana yanjye twakomeje pe turagaruka nyine nk'ibisanzwe le lendemain ngewe mpita mu mujyi ntangira kugura ibirongorane amasahani yego ngura male kwanza ndayitumiza ibiraje gakinjira bifashe motirazi gera mu rugo nyishyira mu cyumba ahantu nta muntu wageraga ndagura gake gake ejo nkajya mu mujyi nkabona akantu keza nkagura amasafuriya meza nkagura kabisa mali iruzura buri gihe navaga ku kazi nataye nk'ibintu runaka yego ukagishyiramo nkabika urugendo rwawe na dadi cyangwa se apostle Yoshua Jimana Masaso byari bimeze bite urugendo rero na dadi wamwemfomingaga aho uri every step naramwemfomingaga uyu munsi naguze ibi ejo nagiye kubukinga imishanana ko nari nayibukinze imishanana ati wow none mubwiye ati nakoresheje inama wamushyize mu kibazo wow none inama ndavuga ni ukuri wow he was so mbese yaranyankokaje biteye ubwoba nabonaga turi kumwe pe amahirwe nagize ababyeyi banjye b'umubiri nabo mu mwuka twari hamwe support numvaga support mpagaze neza nta wambonye nk'umusazi ari ababyeyi bo ese icyifuzo mwasengeraga nk'abanyamasengesho basengeraga iki basengeraga ngo umugabo aboneke basengeraga ngo ubukwe buzagende neza oya twasengeraga ngo umugabo aze kuko byabaga biri step by step iyo twebwe byari step by step umugabo aze naza ubukwe kubutegura n'ibiki byose hanyuma urushako bese uguze ibintu byose dadi ngo tutaragera ahantu umugabo yazi bigeze mu kwezi kwa 12 nk'uko turimo ndavuge gutyo harabura amezi 5 umugabo ntaraboneka nta kibazo wagize ntabwo navuga ngo sinakigize kuko byagezeho noneho ntangira kuba ariko byari abantu naba ntarasaze bavuga
maybe oya suko na faith yanjye yagiye ariko niyo watangiye gusa akuba umuntu ntikayibura ngo kakwibutse cyangwa satani akongorera ati baza wana atari depression oya yavuga ati uzaseba wowe ibintu byose umaze gukora nibyo wavuze ahantu hose waramenyesheje abantu ufite ubukwe amureka wagiye kubukinga ibi nibi uzaseba ahubwo noneho ndavuga noneho ndibuka nahamagaraga dadi n'umubyeyi pe Imana dadi na mami n'ababyeyi Imana izabaha umugisha cyane abahamagara ati se iwazari umunsi nabahamagaye ndamwe ati umugabo wanjye ari uramubishyuza ndamubishyuza umugabo wanjye ari he impamvu ngiye kwivuga impamvu hagezaho kubera ukuntu nari ndambiwe gukora choice yanjye kuko choice zanjye nabona buri gihe zabaga zipfuye kureba umuntu nkamureba nkashaka kureba uw'inyuma uko asa uko bimeze nkabona mbaye deceived ejo nkareba nkavuga umuntu ameze neza ejo nkongera nkaba deceived nibwo navuze ati no ibi bintu rero kuko nshaka uw'Imana ndibuka nabwiye dadi ndambwira nti urushako rwanjye ndushyize mu maboko yawe n'Imana umunsi uzabona umugabo wanjye uzambwira I am ready ntabwo byari byo byandi tuvuga ngo no ngo umukobwa ngo urareba pe umutima wanjye wari nagongeye kureba abasore reka sinureba muzehe yego kuko nasenze numva umutima wanjye uri deceitful umva uremerewe umutima wanjye ntabwo nari nkiwizera kuko wari warancishije mu bintu mu bantu badafatika ya mu bintu bitari ya nkumva nta decision zanjye nkumva nawe ubwa urigaye voilà narigaye kandi kwigaya kwanjye byari ni gute nshobora kuvuga ngo nzi ubwenge nkakora decisions nk'izi kubera iki kubera ziri fonde ku marangamutima amarangamutima ni ibintu umuntu adakontrola niyo waba ufite ubwenge bungana gute iyo amarangamutima yakurushije imbaraga decisions zawe hari igihe ziba zipfuye so nagezaho numva urabimwegurira mu ndiyeguriye wese amarangamutima ndibuka nabwiye Imana nti umutima wanjye ndawuguhaye wose nta kintu nshaka ko kivamwo mu mutima wanjye kitavuye kuri wowe uwo munsi rero ndabwira dadi umugabo wanjye ari he yagusubije ngo iki yarasetse aravuga ati se Esther kuko umunsi mubwira nti urushako rwanjye ruri mu biganza byawe n'Imana nuko nari mvuze nti niyo nge nakwibeshya wowe ntiwakwibeshya n'Imana kuko njyewe nzi ko byazamo amarangamutima ariko se dadi n'Imana byazamo amarangamutima aho kugira ngo bigende gute yanshuka se kugira ngo bigende gute ntago nabonaga intérêt irimo yuko umubyeyi nkuriya nita umubyeyi ya guidinga nabi so kuko nabonye ko we yabikora neza n'Imana nk'umukozi w'Imana uhagarire mbese nk'umubyeyi wacu mu kwizera so ndavuga you know what urushako rwanjye dushyize mu biganza byawe n'Imana arambwira ati koko ubwo rero muri iyo minsi ntibivuga ko ntagize uducu twa aba Ismael baraje baba benshi we kandi akaza neza cyagiye cyose nabashakaga bataraje ariko igihe niyeguriye wese baba baraje baba benshi koko iryo jambo ntarivuga choice uno munsi ahantu mbandi simbizi pe ndi nk'ahantu ndi nko kudivorsa cyangwa bitameze neza kuko icyo gihe hari abaje ariko kubera ko nagishaga inama umubyeyi bakambwira ati oya reka dukomeze dusenge cyangwa se ibingibi reka tubihe umwanya bakangayidi ibingibi ese reka tubanze tubihe igihe nk'umuntu urebera kure kandi ushakira ibyiza umwana we akavuga cyangwa se ibingibi reka tube turetse reka dukomeze dusenge muri uko nguko kureka kesi kabivuyemo akaza nk'ikintu gituma directement mpita mvuga nti ibintu nanjye mo n'ibiki umuntu ni uko bimeze so ngiye n'ukuri byara bigeze mu kwa mbere kurangira umuganura wa mugana umuganura ari kurangira oya umugabo yaje
ntabwo yaje mu muganura oya umugabo yaje ni ukuvuga ngo nahamagaye dadi muri Novembre ndamya papa na mama ndibuka bari kumwe ndego mama umugabo wanjye ari dadi avuga ati se nituri gusenga ndavuga nti ati se nitwizeye Imana y'ukuri ndamujyana papa nibyo na mama niwe na mama nari naramurembeje pe mvuga ni mama use wajya ukambwirira papa ubu nta mufite nk'ahantu ntamuzi ariko maybe numvaga hari nk'umuntu waje akabwira papa akaba atarabimbwiye mama akavuga ati mafi humura nibiza bizaza nubwo rero muri Decembre nibwo nibuka le 25 Decembre nagiye mu cyumba cyanjye ndeba uburyo umwaka ugiye kurangira agacu kataraza hasigaye amezi 5 ndavuga ati se ubwo bya bindi by'isi biba biragarutse ko kundi satana akongorera niki avuga ati se ugiye kumbwira ko umuntu yaza mugakundana mugakora ukwe mu kwa gatanu ukamubona ukabonamo umugabo umuntu uzakubera umugabo na papa w'abana ukamukunda mu mezi 5 mugahita mwimaria kuri nge muri iyo logique ntabwo nabyumva ikibazo naringize ko hari n'inyigisho z'urushako wazitekerezaga oya ibyo ngibyo ni ibindi kuko urebye igihe gihari no gutegura inyigisho no kugenda amadosiye yo gusinyisha ibyo ngibyo kwesma ntari ibyo narizi ko ntabyo nari bwageremo ahubwo icyo nge natindagaho cyane ni uwo muntu kuko nabaye mu isi ubundi isi kubwira iki umuntu mugomba kubanza kumenyana ukamumenya nk'imyaka n'umwaka character utamuzi usumushatse utamuzi amezi abiri oya ibyo ni ubusazi uwa mutarana wamuhuye kangahe se ubu exactly urabyumva ahubwo navugaga ati sinza kuko nge nari nzi uburyo gukunda kwanjye bigorana kuko nshobora kuba gutsinda gukunda ariko iyo nakunze nkakunda cyane kugira ngo nkiveho bikangora ati si umuntu azaza mpite mukunda ibyo bintu nzi ko ntabifite ubwo le 25 Decembre rero ndibuka nari mu cyumba cyanjye ndeba uburyo iminsi igiye ndabwira Imana ndavuga nti rero ubwo rero ukuntu satani yo atangira konge ubwo atangira kubatisha buriya rero wagenda ugafata ugatega itike kujyana nka UK cyangwa hehe wundi ugacaho ibintu byo byibuka akazumva ubwo ni satani uri kongorera ibi bintu ngiye kubivamwo neza ngende sinsebe n'ibinavugwa nzabe naragiye ubundi mutima uragaruka ati hoya ni Imana yo kwizerwa Imana yamvanye hari yamvuye kure ikangarura mu nzu y'Imana biriya yakoze nibyo birenze ibingibi none se mama wawe ukubyara mu rugo w'inyama n'amaraso tuvuye kuri papa nta kiganiro mwagiranaga mwembi nko mu gikoni ariko se umukobwa wanjye ko mbona ivarizi yuzuye bimeze bite oya mama ahubwo ndusha kwizera reka nkubwire mama ahubwo yarajyaga muri maraka ko mbona se haraburamo ya pano ipanu ikora amakrepe irabura ataho guzajye mu mujyi hari ahantu handi tuze kuyigura tuyishyiremo nayo ati se ahubwo oya hari ibyo wibagiwe mbese na igitambaro cy'ameza ko kitarimo uwo niwe mama wanjye none mwagendanyemo neza twagendanyemo no kwegera Imana cyane burya ababyeyi ni guhabwa umugisha n'ababyeyi bifite agaciro gakomeye mu buzima bw'umuntu muri urwo rugendo nabaye close cyane ku babyeyi banjye ku buryo ntago navaga mu rugo ntapfukamye ngo bangerekeye ibiganza so bagumana nanjye muri iyo journey ariko mu yandi magambo imigisha yabo vraiment yari kuri ngewe nabonaga everyday bakabyuka bakaza ku buriri bwanjye bakansengera ejo tugasengana mu cyumba ejo ati waramutse bigeze he dukomeze dusenge nta gacu abakobwa bagenzi bawe abakobwa bagenzi banjye rero tuvindimwe bo church bo kwitorera babandi ba hafi bamuri kumwe baza makuru yuko uri gutegura kuko nta bya bibanga yego
ngiye kuvuga iki kintu muri kwa gutegurwa navuze nasabye Imana ngo impe inshuti nyazo. Inshuti zivuye ku Mana. Inshuti zivuye ku Mana zigufasha iki? Zigufasha kwizerana nawe, zigufasha gusengana nawe, zigufasha kugira ya faith nkiyawe. Ariko burya umushuti wawe uri around uvuga ati kuse urabona wowe utari umusazi wowe, uwo ngo ni wa wundi wagusubiza inyuma. Muri iyo journey rero heureusement ko habaye preparation imvana hahandi ngarura hahandi Imana ishaka komba, ari nabwo nagize cover nziza, inshuti nziza zivuga ati humura. Nge n'igihe nacikaga intege ati humura, Imana ntiyabivuze nibikora izabikora. Muri icyo gihe rero Imana ifite uko ibigenza ikaze kuzanira baba destiny helpers banyabo. Katujye noneho wamugane umugabo yaje ate? Ubwo rero le 25 nibwo niho naringeze. Le 25 décembre ndasenze ndabwira Imana pe iryo sengesho ni sengesho kugeza ubu ndumva ntarasenga iryo sengesho. Iryo sengesho byari isengesho rikomeye byavaga nk'umubyeyi uri kubyara. Sinzi ko nabivuga mutarabyara sinzi byari isengesho ririmo kwa kundi amarira ariko atari amarira avamo ari amaraso. Ana wamugane exactly. Ndibuka nari mfukamye ku gitanda, narabyutse numva kwicara biranze, mfukama ndabona ntabwo mfukama hasi, ndapfukama ku gitanda mbwira Imana, ndambirana Imana icyo nashidikana nuko unkunda. Kuba unkunda rero nta nyungu ufite zo kunyima umugabo, ahubwo njyewe icyo nasabaga Imana cyari iki. Mu by'ukuri Timothy, ntabwo njye nasabye ubukwe kubera ko abandi bakora ubukwe. Oya, ntabwo muri iyo consecration nagezemo ntabwo nasabye ubukwe ngo nzambare gown cyangwa se mbyare. Byagezaho njyewe icyo nasabaga Imana byari umuntu tuzakorera Imana hamwe. Ku buryo kenshi Mwuka Wera yaranganirije akambwira ati erega impamvu utakibona nuko icyo usaba n'icyo uriya wundi asaba ntabwo ari kimwe. Wowe urashaka umuntu muzakorana umurimo, uwo muntu ntabwo Imana ipfa kumutanga uko abonye. So mbese njye narebaga destiny kurusha uko ndeba, kuko nese iyi si umupagani bitandukanye. Bose ntibakora ubukwe, bose ntibabyara, barabyara. So what is different? The difference nuko twebwe nk'abakristo icyo usaba ni destiny. Umuntu tuzakorana umurimo w'Imana, umuntu nitubyara tuzigisha abana bacu inzira z'Imana, inzira za gikristo. Aricyo in the beginning nureba neza ariyo the creation, aricyo Imana yaturemeye, to expand the world, the kingdom of Christ. Rero icyo njyewe nicyo nasengera. Ubwo rero nsenga iryo le 25. Le 25 niyo magambo nabwiye Imana, nabwiye Imana ndambya nicyo ngusaba. Ntabwo ngusaba ubukwe ngo ibintu byacitse abantu bizabe bimenyekana ahantu hose ngo byacitse. Oya, ndagusaba umuntu tuzakorana umurimo wawe, ijuru n'abisi nations zikamenya kuri Imana. So icyo kintu ntushobora kukinyima, nta mpamvu ushobora kukinyima kuko aricyo wandemeye. Niba koko aricyo wandemeye kandi ubona umutima wanjye icyo gusaba ko atari ikanzu yera, niba koko ubifite ibi bintu, donc umugabo mumpe before, nahise mvuga ngo before Christmas. Nibuka ko Christmas ari uwo munsi, ndabwira Imana se ntabwo yahitima umuntu munsi ubwo umubiri uragarutse fresh before Christmas. Nimita nibuka ko ari uno munsi, ndabwira if not today basi umumpe before the end of the year. Niyo gift ngusabye, singusabye etage, singusabye ibintu uyu mwaka utararangira, singusabye ibintu bifadinga bishiraho abantu umuntu akagenda ntacyo ajyanye. Ngusabye umugabo tuzakorana umurimo wawe. Ariko ufite iminsi ingahe? Ubwo mfite iminsi ingahe? 5. Kankubwiye twagiye, ubwo yari le 25 mu gitondo, papa muri koridoro bati tujye kuri Noel kuri church. Twagomba kugenda
kuri Noel ubwo tuba turiteguye turagenda tugiye dusenze ati hoya turajya Kayima kurya kabroshete nka famille ubwo tuba tugiyeyo rero tugezeyo turatangira turarya nukuri sinzi ukuntu byagenze reba telefone yanjye mbona umuntu aranyandikiye byari 18h43 minutes 18h43 minutes saa 12:43 umuntu aba arakwandikiye abaranyandikiye nimero wari uyizi hoya kuri Instagram birapopinga gutya ubwo turi muri niki mama brochette nibiki ipopinze ndeba hello urauka kundiza witwireba ukabona gake gahita igenda hello my name is Moses gutya na gutya ntabwo nari bwa kuko yahise igenda ntabwo nari bwasome byose umutima wanjye warakubise ngo pa ndavuga Imana si ibintu yabikora ibintu nasenze barahita ibikora Moses ibaze simuzi ubwo sindanareba n'ifoto ariko ngiye gusubira inyuma ukuntu before then byari byaragenze hari umupasiteri w'Igoma ibintu turabijyamo tubivemo hari igihe nigeze kujya Igoma mperekeje dadi na mami twagiye gukorera umurimo w'Imana Igoma ubwo tuvuyeyo dadi hose nibwo yabwiraga abantu bose ati uyu mukobwa mubo ya presenta ko nari namuherekeje ati umukobwa wanjye afite ubukwe muri May none ndi kumusaba bivuga turi Igoma navuga ati yewe abantu barajya ngo afite umugabo n'uwari ushaka kuza ahita agenda none ati arapresenta ati afite ubukwe abantu bose rero nsohoka barambye ati ese ufite ubukwe ndabana ndawufite fiancés wapi ndabagana ibyo ngibyo ntabwo nza kubivuga nka seka nubwo rero ubwo tuvuyeyo ubwo mvuye Igoma umupasiteri w'Igoma arambwira ati hari musaza w'umugabo wanjye wari uriyo nawe wakoreraga Imana gutya na gutya ubwo ipare ko we kuri indi side yahamagaye uwo bavindimwe umugabo wanjye ari Uganda arambye ati hari umukobwa wa dadi wazanye na dadi hano niko nabonye akijijwe cyane kandi uburyo wowe ushaka umugore ukijijwe nyamara ndabona hari ukuntu byaca ati wapa abakobwa b'i Kigali narabumvise ntabwo bikunda ariko avuga ati tugarutse ku bw'iminota iyo message ibonye ipopinga muri phone byagenze yego noneho iyo message ipopinga aribwo nashaka kuvuga uwo mupastor yari yamvugishije nka 1 week ago arambye ati hari umuntu uri kukumbaza ariko mu by'ukuri ntabwo umuzi ati ndambye si uwo muntu ninde ati ni umuntu nge nakuranye nawe kandi n'umwana ukijijwe cyane ukunda Imana pe ati ni umwana ni umuntu kabisa uri muri pastorale ukunda Imana kandi bigaragara ko azakorera Imana ndambye umuntu wize kuko umupasiteri ni nawe watubereye paha aravuga ati ni ukuri Mana we ubwo rero nibwo ambajije ati se namuha nimero baza kuvuga nti ibyo ngibyo by'amanimero buretse atariko aravuga ati se handi yagukuraniye ndabwo ariko ama social media arahari hari handi hantu yajya hose atari hari ati okay ashobora no kwandika ku Instagram ndamenya ni nta kibazo ubwo nibwo icyo gihe le 25 yakwandikiye jewe yanyandikiye noneho bihurirana na information ariko amyandikiye mpita ndavuga ni wa Moses ntabwo ari wa muntu bambwiye ngo nibarinde none ariko ngiye ukuntu byari nka byaranshokinze kubera isengesho nari nakoze le 25 mu gitondo uri buze tariki 25 z'ukwa 12 navuze ni coincidence ntabwo ishoboka kuko ngiye cyahise kigaruka n'irya sengesho nakoze ndavuga uyu muntu se 18h43 minutes nibyo umutima warandiye cyane nubwo nayisomye message ndayihorera ndavuga ni ndayisoba ngeze mu rugo turarya turarangiza tusa ngeze mu rugo twagize gute ndagenda mu cyumba ndifungirana ndabanza ndasenga takarika ndebe message hello my name is Moses sengera hanga Restoration Church Goma gutya na gutya is it okay ndifuza ko twaganira gutya na gutya nawe ipare ko yaramaze igihe adasinzira avuga ati uyu muntu ngomba kuvugana nawe afatira umuntu ntazi
umuntu ntazi ndavugana iki nawe koko ubu ndamubwira ngo ndashaka iki ati basi reka mpe kumumenya basi ubwo yanyandikiye ari byandi gupfa kumenyana basi turakijijwe nta wamenya ni brother na sister nta ubwo nibwo yanyandikiye mbonye ukuntu bayo yiwe yayirangije rwose ati umuntu ari kumubwira to ndavuga reka muhe namba nta kibazo ubwo nibwo twatangiye kuvugana kuri telefone bisanzwe ubwo iyo semaine ubwo tuvuganye le 25 uretse gato mfite abajene bazadukurikira muvuganye kuri telefone waside ndashaka kumenya iyo call yabaga isite reka nkubwire rero nyiri inzu yishyuwe mwagiye kurya wabyutse ute nyine ndagira ngo ndebe iyo communication yabayeho kuyu umutima we twawumvishe wenda uduhaye gake ku mutima we umuhaye nimero ya telefone uwamuhaye nimero ya telefone ushaka iki ni ukuvuga ngo namuhaye nimero ya telefone premier makwera ubuhamya nari naramwumviseho yego ubuhamya nari namwumviseho ndavuga nti hari ukuntu abakobwa tujya umuntu kera nanjye ndimo bavuga ati umuntu ashaka kuguvugisha ati nta nimero muhawana ntumuhe na time ariko ikintu namenye cyane nk'umukristo hari ukuntu abakobwa duca amazi cyane abahungu biriya rwose birimo navuga immaturity kubera iki kuko ntabwo ubuzi aho umugabo wawe azaturuka mbirebeye kuri njyewe package nibaza ko umugabo wanjye yazamwo ntabwo ariyo yajemo kubera iki ariko hajemo bwa bwenge bw'iki bwo gutindana n'Imana uvuga ati how about atanabaye we yashobora kumbera brother in Christ. So reka turebe iyo call yaganishaga kuki mwavuganaga igihe kingana gute? Ni ukuvuga ngo igitangaje nagize vraiment quand même nari umukobwa utari kabeme mubi nagize abahungu benshi bakubaza gutya banakudiraga gutya na gutya ariko umugabo wanjye yari ibaze umugabo wanjye yarambazaga ati bite waramutse ute kuri church byagenze gute papa na mama baraho nawe ati ni umutonto ni anko kuko umugabo wanjye yaje ari undi muntu ntigeze menya ku bantu bisi yaje ntacyo yambwiraga ntacyo ngo iki ngo narakubonye numva ndakubonye ndagukunze wapipe ati ku kazi se biragenda okay conversation yarangiye dusenge agasenga tugasenga ati Imana igumugisha sawa karangira wabwiwe n'iki ko ari mugabo wawe rero ubwo rero si twavuze le 25 kuva le 25 kugera le 1er z'ukwa mbere dutangira umuganura umupasteur wa wundi watubereye pa wa wundi wamumbwiye yaje gukora amasengesho kwa dati kwa kundi abapasteur baza gutangira umuganura noneho aje umugabo wanjye yambye ati si waguherekeza urabizi abapastor baraza bakajya n'ababaherekeza ubwo umugabo wanjye ari mu bamuherekeje baraza kwa dadi donc baramutegura ajye mu masengesho ubundi bagahita basubira igoma noneho aza yaranyandikira avuga ati rero nzazi Kigali le 1er nifuza kukubonaho ndavuga ati kumbona ndavuga ni nta kibazo kuko dadi ni hafi rwose nta kibazo tushobora kubona ati niyo nagusuza yarambwiye ati please give me 45 minutes of your time iminota 40 ntiyaba yarayibariye mu bikizi introduction body conclusion 15 n'ukuri yaje n'ukuri byarantunguye ndamenya ni 45 minutes ndamenya nta kibazo ati araza rwose ambwira ko bahageze bose team yose yari yahageze arambwira ati se wahanyura ko Kigali sinyizi cyane kuko ntabwo yarayizi yabaga Uganda akajya no muri Congo ndavuga ni nta kibazo nge naza nko gutwara aravuga ati se habaraga coffee shop dushobora kwicara gake tukaganira 45 minutes ndamenya ni nta kibazo ubwo ari bya bindi nyine bya sister muragiye muricaye turicaye ubwo mu kwicara rero yarabikubwiye mu kwicara ahita avuga ati uzi ikintu yambwiye ati ndizera neza ko Mwuka Wera avugana nawe ndambwira ni Mwuka Wera ndavuga ni Mwuka Wera rwose aratuvugisha twese
ati rero ibintu ngiye kukubwira ntabwo ari ibintu naje nateguye ngo ni conviction ya mwuka wera mu mutima wanjye. Arambwira ati Esther ni wowe mugore wanjye. Ntabwo abigusabye arabikwemeje. Ayo magambo niyo yakoresheje. Reka ubwere njye n'ubwambere nari mbonye umusazi ugenda akubise gutyo n'ubwambere nari mbonye umuntu ufite confidence ntamureba nkabona nta cyahagazeho. Nkavuga ni ndibuka nari meze ntya nahise neguka ku ntebe nari nicayeho mukonje mukuru ndamureba ndavuga nti ndambya nisubiramo. Araseka arambwira ati nta pressure n'imwe ikuriho. Arambwira ati genda usenge n'umwuka wera kuganiriza ibi bintu niba ari ukuri uzambwire n'ibitazi uzabyihorera gutyo. Ahita mu minota abiri ahita anahindura subject ati se icyo cyayi cyawe nari nasabye ngira ngo icyayi kirimo indimu something ngurumva isukari ihagije. Ndambya ni bon ntabwo yari ihagije cyane arayisa nukuvuga njyewe nahise njya mu mwindi si muri boule nazi yariyo ndavuga ni ibintu biri kuba nibiki umuntu se ambwiye iki ariko we yarangije ahita areba ku isaha aravuga ati 45 minutes zanjye zarangiye. Ndabwo uyu muntu ninde ushaka kuza tukicara ntaranarangiza icyayi cyanjye. Arambwira ati 45 minutes zageze kandi hari delegation igomba gusubirayo ngiye gutwara. Nibwo mfashe icyayi cyanjye ndakinywa vuba. Okay, who is this guy? Turagiye afungura umuryango wanjye kwanza gentleman atafungura umuryango ndinjira aricara. Mu kwicara ati mana yanjye Kigali yarahindutse kweli nta kindi yambwiye ati mana we uzi ukuntu ibintu byose byahindutse ntaheruka kera. Tugeraho tugera baragenda biguma gutyo. Ubwo njyewe nsigara muri iki mita shaka dadi warabimubwiye. Ndabwa dadi hari abantu b'abasazi muri church yacu koko kandi umuntu ashobora kuza ngo ngende umugore we gutabivanye ati ni wowe ninde koko. Ndabya ni umuhungu umwe mu bahungu bawe ngo niba ari ati yakubwiye ngo iki ati umugore. Ndabya ati umugore ngo wese wabyumvise gute. Ndabwa dadi njyewe kare dadi wapi ariko umva ikintu gisekeje namubwiye. Narambwiye ni dadi ikintu ntashidikanya I felt in my spirit n'ukuri ya muntu n'umukozi w'Imana nicyo namubwiye. Kandi mumaranye iminsi ngahe? Nukuri urumva hari ibintu umuntu atasobanura uko twicaranye presence narayumvise pe hari mu bumana budasanzwe. Ndamubwira ni ikintu ntashidikanya n'ukuri ya muntu afite ubumana muri we pe arayifite presence presence y'Imana irahari uburyo asenga it is there. Ndamubwira ni ikintu ntashidikanya n'uko afite ubumana muri we ariko rwose none nsubirane ntabwo ari we mugabo wanjye ati siwe atavuga ati Esther turi dusenga Imana iri ku murimo Imana iri gukora ufata twangendagenda. Byaje kuba confirmed gute? Byaje kuba confirmed gute? What a very nice question. Interesting question. Nuko rero ubwo mwageze mu kwa mbere? Ubwo twageze mu kwa mbere deja turimo hagati ahubwo turimo ubwo nibwo still dukomeza kuvugana ariko mu kuvugana nawe ukabona something kiri ku hari liste dufite abakobwa bajye tujye tubabwira ujya rukuru tuvuga ati Imana umuntu uri humble umuntu wakwiyeguriye wese umuntu ukunda umuryango we umuntu mbese kaka liste ni tubari twinshi. Reka nkubwire mu kuvugana nawe daily za tiki buri munsi zabagarizo ariko rwose naranangira umutima siwe in your heart wumvaga waradinaye siwe naranashizeho siwe ariko yavuga yasenga. Last day the final day wa confirminze byari byagenze gute? Ubwo rero the final day na confirminze ni iki nuko nari naragiye igisenyi kuri baba pastor nari nabasuye hanyuma
noneho mubona on ground, mbona ninde ko sinari muzi, ari muri activities nk'umuntu uburyo akorera, ari muri church, ni ukoresha amabanners, ni ujya ibintu byose muri church, ni ubirimo, ni usengesha ikodime, ni wabaye moderateur, aho dazi umuntu n'umutu turava muri church you know. Nabonye uburyo njye icyo nari narasabye Imana ni cya kintu ngarukaho, umuntu tuzakorera Imana niho byongeraga bikagaruka. Kabati umuntu uri gukoresha intercession muri urwo rugo, wa mupastori uka ko yagiye gusenga, ninde niwe waje wazindutse, ari ukora mu patrouille, ni usengesha abati Imana, uyu muntu ko mbona ibyo nagusabye byose abifite, ariko nkabyanga. Umama pastor waho ngaho aricara arambye ati Esther, icyo wasabye Imana ni iki? Waba ari icyo focusingaho? Icyo wasabye Imana ni iki? Ndavuga ati siwe. Noneho ubwo iyo minsi iri kugenda nibwo byabindi byose byabaye confirmed. Noneho mvi Gisenyi rero umva yazaga muri urwo rugo, tukabonana muri urwo rugo, tugasenga, nyine ibintu byo bisanzwe by'abantu b'abakristo. Okay, tukavuga ati turasenze, turasangiye, baragiye. Ariko icyo gihe ntago navuze the fact ko une semaine après cyagiye tubonana yaje kuvugisha Daddy. We umusore ye wenyine yarambye ati nje kuvugisha Daddy. Ati ndambye nisuje kumubwira ngo ni ibintu by'abagabo ntago bikureba. Ubwo babonanye rero nibwo Daddy yamubwiye ngo ajye mu masengesho. Aramwohereza aravuga ati rero kuko we ngo yaramubwiye ati nduwaje gusohoza amasezerano y'Imana yavuze. Niko we yabwiye ubwo conversation ye na Daddy ntago nyizi. Ariko Daddy yavuga ati jya mu masengesho, jya mu masengesho. Ubwo yaje nagiye Gisenyi wari mu masengesho. Ubwo tuka the story short, ndibuka ngiye mva rero Igisenyi ntaha. Ubwo yari hari mama pastor na pastor icyo gihe yari hari n'abandi bo muri Amerika, Barbara n'abandi. Icyo gihe twari twahuriyeyo mbasezera bose, numva mfite vide mu mutima. Ko numva mbabaye, byari vide, byari ukubaba cyangwa se byari nka detachment y'ikintu cyawe kigiye. Ndavuga mbabajwe ni kuki mbabaye kugira ngo nsubire i Kigali, numva ni ibintu ntamenyereye. Ndavuga ni iki kimbabaje ko baba turi kumwe, nagize ibihe byiza, ni iki kimbabaje? Ntabwo byaba ari uriya Mungu tumara icyumweru cyonyine turi kuri eglise tugaruka. Icyo gihe ngenda mu modoka ntavuga, abo muri modoka barambye ati wayi iki kutavuga? Ndavuye ndumva ntashaka kuvuga, ndagenda ntekereza kuri byose iyo journey. Hari byinshi, hari tudetaye duto twinshi ntavuze kubera umwanya, ubu uzashaka tuzavugana neza. Ubwo nyine ngera i Kigali nibwo nagiye kwa Daddy. Ndambya ni Daddy, this man, hari ikintu kiri muri in this man that ntigeze menya muri iyi si, ntigeze menya muri worldly life isanzwe. Ariko ubumana muri we hari ikintu ni nka puzzle, ni nka aranyujuje mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amaso. biruzuzanya ukuntu divine muri ministry, mu gusenga. Iyo nge ntabashije gusenga niwe uhaguruka. Ndambya Daddy biri so divine. Ndambya ni ukuri niba atari we nta wundi. Daddy arambwira ati kwa? Ndambya Daddy ntabwo ibi bintu uko ndi kwiyumva, this is the man. Nanjye tambya ati tujye mu masengesho. Aranyohereza bari njyayo noneho. Ubwo twese tujya mu masengesho. Tugiye mu masengesho nibwo noneho nyuma yaduhaye amatariki, aravuga ati noneho muzagaruke. Twese turaza. Ubwo tuvuye mu masengesho nibwo yatwicaje aravuga ati Esther na Moses. Daddy yatubaje ikintu cyiza, aratubwira ati niki muri iyi relationship yanyu mwavuga ngo est-ce que muhagaze. Donc yaravuze ati
donc nka testifying gute ko nta kiganza cy'umwana w'umuntu kiri muri ibi ngibi ni mukimbwire ibi bintu harimo ikiganza cy'umuntu cyangwa ntacyo nibwo yabanje abaza umugabo wanjye yaravuze ndamureba avuga side arandeba Esther mbwira ibi bintu wavuga ko harimo ikiganza cy'umwana w'umuntu ndamya dadi uzi aho tuvanye uzi ibyo twasengeye uzi uko bimeze ibi bintu nta marangamutima byane n'ibyaje uvuga ngo coup de foudre twararebanye ngo turakundana nta kintu sinzi ko navuga cya flesh cyangwa se cya emotions kirimo pe ibi bintu ndavuga dadi ibi bintu ni Imana kandi rwose nta kiganza cy'umuntu kibirimo nibwo yavuze ati go ahead umva si yaravuze ati Esther please meet yavuze Moses please meet your wife Esther ahitavuga ngo Esther please meet your husband Moses how none umva none bita ndavuga ati ibi ni byaye bavuga ngo ni go ahead ndiko subaje ndani baranavuga ni ibi ni byaye bita ngo ni go ahead kuko ndeka ubwira ntabwo uramenya go ahead ngimera gute ngo bivuga gute ndanamureba ndavuga nti are you in my man reka ubwe dadi icyo gihe aho twari turi dadi yahise agenda abasiga mwembi adusiga twembi turataha mubaza niwe mugabo wanjye are you sure tugakubita ibitwenge tugaseka nawe akandi ati niwe mugore wanjye tugaseka noneho ikintu ushaka kuvuga bo uracyabaza maybe icyo ushaka kuvuga ni iki iyo nureba aho navugaga mu bukwe bwanjye umunsi w'ubukwe kwa kundi twambarikanye impeta amagambo navuze buriya nari mpagaze hariya nibaza bwa bukwe le 28 mai burabaye nareba abantu bavuga ibintu n'inzozi sinzi uko bigenza sinzi n'uko bikora icyo nzi n'uko iyo utegetse bigatunga tugiye kumva amasezerano yanyu turanezerewe Moïse na Esther twasengeye uyu munsi kandi turizera ko je sais pas si on va faire en français ou bien vous voulez préférer en français. Je vais commencer par Moïse. Il y a 3 questions. J'espère que le Seigneur va nous aider. Je voulais demander à Moïse, acceptez-vous devant Dieu d'accueillir Esther comme ta femme, une seule femme, celle que tu vas aimer toute ta vie, tu vas la chérir comme le Seigneur a aimé son Église. Tu vas nous dire aujourd'hui si c'est elle, Esther, que tu as aimée et que tu aimeras toute ta vie. Et aussi, tu vas l'aimer comme Jésus a aimé l'Église et il s'est donné tout entier pour elle. Nous allons t'écouter. Oui, je l'accepte. Deuxième question. Moïse, soutiendrez-vous Esther dans la voie du salut et dans l'appel pour lequel Dieu peut l'appeler? Et acceptez-vous d'élever les enfants que Dieu vous donnera dans la voie du salut? Si oui, sache que c'est devant le Seigneur, devant les serviteurs de Dieu, devant les familles. Et nous te demandons, tu le dis oui ou non, mais sache que c'est devant le Seigneur, devant les serviteurs de Dieu, devant les familles. Dis oui ou non. Oui, je l'accepte. tuzashyikira Esther umurimo w'Imana byo Imana izabahamura gukora byose niba ari yego ni yego niba ari oya ni oya umenye ko ari imbere y'Imana kandi imbere y'itorero n'ababyeyi. Merci Florent. La troisième question et la dernière. Acceptez-vous devant nous, acceptez devant nous
que vous serez dans cette alliance de mariage et d'inséparabilité avec Esther, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'au retour de Christ. Si tu peux dire oui ou non, et sache que c'est devant le Seigneur, Jésus, devant les familles, devant l'Église et devant les serviteurs de Dieu. icya gatatu ni Oui, ko je l'accepte. tuzaba muri iki gihango cy'urushako no kudatandukana kugeza urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Menya ko ari imbere y'Imana, imbere y'imiryango, abakozi b'Imana n'itorero. Yego ndabyemeye. Oui, je l'accepte. Tukomere Imana amashyi cyane. Vraiment fort pour le Seigneur. On va demander à Esther, Tugiye kubaza n'umukobwa. acceptez-vous devant Dieu, les serviteurs de Dieu, l'Église et les familles, d'accepter Moïse comme ton seul mari, que tu auras toute ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare, et que tu seras soumise à lui toute ta vie. Dis oui ou non et sache que c'est devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu, devant les serviteurs de Dieu et les familles. Oui, je l'accepte. Sesta uremera imbere y'Imana, abakozi b'Imana n'itorero n'imiryango kugandukira kwakira Moise nk'umugabo wawe umwe rukumbi nk'uko itorero rigandukira Kristo muri byose. Wibuke ko ari imbere y'Imana, imbere y'abakozi bayo, itorero n'imiryango. Oui, je l'accepte. Amen. Yego ndabyemeye. Soutiendrez-vous Moïse dans la voie du salut, dans l'appel pour lequel Dieu peut l'appeler? Acceptez-vous d'élever les enfants que Dieu vous donnera dans la voie du salut? Si oui, sinon, sache que c'est devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu et les familles. Ese uzashyigikira inzira z'agakiza n'umuhamagaro Imana yamuhamagarira no kuzarera abana Imana izabaha mu nzira y'agakiza? Bivuge ko yego ari yego, na oya ni oya, kandi ni imbere y'Imana ubimenye, imbere y'abakozi bayo n'itorero ndetse n'imiryango iri aha ngaha. Oui, je l'accepte. Yego ndabyemeye. Ayo mashyi ntabwo ahagije, tukomere Imana amashyi, dushimire Imana. La troisième question, acceptez-vous devant nous que vous serez dans cette alliance pour l'éternité, l'alliance de mariage, jusqu'à la mort, pas de séparation, pas de divorce, avec Moïse, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'au retour de Christ? Si oui, ou sinon, sache que c'est devant le Seigneur, devant les peuples de Dieu, les familles et les serviteurs de Dieu. Twemerere ko zaba mu gihango cy'urushako no kudatandukana na Moise kugeza ku rupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Menye ko yego yawe iba yego, nawe ibe oya, kandi umenye ko ari imbere y'Imana, imbere y'abakozi bayo, itorero n'imiryango iri aha ngaha. Oui, je l'accepte. Yego Amen. ndabyemeye. Tugiye kwakira impeta. Nous allons recevoir les bagues. Imana iguhe umugisha. Que Dieu te bénisse. Nous allons demander à Pasteur Bichai de venir prier pour ces bagues. Sabe Shumba Bishayi asengera impeta. Turagushima Mana nzima kugira neza kwawe. Tukumurikiye Mana izi mpeta zakozwe n'amaboko y'abantu. Mana tuzizamuye imbere y'intebe y'ubuntu bwawe kugira ngo amaraso y'igihango, amaraso ya Kristo Yesu azeze azitunganye rwose, zibe ikimenyetso cy'igihango cy'urushako hagati ya Moise na Esther, ndetse n'ikimenyetso cy'urukundo rudashiraho mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.
Nous allons demander à Moïse, tugiye gusaba moyize il va faire porter Esther en donnant des paroles qui viennent de son cœur, ntambi Parole ikimenyetso d'amour. kugira amagambo meza y'urukundo ava mu mutima. Aujourd'hui, Esther, je te prends pour épouse usemure uyu munsi Esther ndakwakiriye nk'umugore. Je te promets de t'aimer pour le meilleur et dans le mauvais moment, jusqu'à ce ndagusezeranya mu bihe que, byiza n'ibibi jusqu'à ce que la mort nous sépare. kugeza igihe urupfu ruzatandukanya. Moi, Moussa Senga, yewe Musa Senga, je me tiens ici devant Dieu, devant toi, devant l'Église et nos proches, car je suis plus heureux et épanoui que jamais. Je me tiens ici devant toi car je veux partager mon amour avec toi pour le reste de ma vie. Nous sommes toujours à la recherche de la perle rare. Certaines personnes ne la trouvent pas ou ne la trouvent jamais. Mais moi, je fais partie des gracieux car je t'ai trouvé. Amen. Et je te fais porter cet anneau en signe de mon amour que je pour toi aujourd'hui jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Amen. amashyi ku Uwiteka. Reka twumve na Esther agira icyo abwira umukunzi we. Moïse, en ce jour-ci, j'ai pas eu le courage d'écrire parce que j'avais beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Spécialement, je remercie Dieu. J'ai demandé à Dieu de me donner un mari. Il m'a demandé de me consacrer. Pour moi, c'était une folie. Je me demandais pourquoi il ne me donnait pas ce que je lui demandais. Mais lui savait que, avec la consécration, je t'aurais. Et j'aurais même beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Je remercie Dieu infiniment parce qu'il m'a appris de l'aimer. Et l'aimer, je sais que si j'aime Dieu, je saurai t'aimer. Tu es mon plus beau cadeau de ma consécration. Le premier est le Saint-Esprit. J'étais amoureuse du Saint-Esprit. Il m'a guidée vers toi. Je remercie Dieu. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fait. Je lui avais demandé que je voulais voir sa gloire. Pas que ça devait être beau, joli et tout ça parce que je sais que it fades away. Mais je savais qu'avec Christ, l'intérieur, ce qu'il a mis en moi, l'amour que j'ai pour Christ, tout ça, ça viendra. Comme la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toute autre chose viendra. Aujourd'hui, je le témoigne. Et je sais que it is just the beginning. It is just the beginning.
J'arrive pas. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné un homme avec lequel je vais servir Dieu, puisque c'était ma plus grande prière. C'était pas que on allait juste fonder une famille, mais je voulais servir Dieu. Ma prière était de servir Dieu. Parce que je savais que ma joie est dans la maison de Dieu. Je remercie Dieu en ce moment. J'ai cherché. Mais je te dis, nul n'est comme toi. Amen. Le jour où Daddy a prophétisé, je croyais que c'était impossible d'avoir réellement ce que je demandais à Dieu. Mais j'ai cru en sa parole, j'ai cru au Dieu de mon Père spirituel, j'ai cru en lui, j'ai cru en Dieu. J'ai fait des folies par la foi, j'ai organisé des réunions de mariage par la foi. À un moment, je croyais que j'avais déprimé, mais je ne savais pas que le Dieu que je cherchais, que je priais, était vivant. Le Dieu qu'on sert est vivant. Je lui ai dit, comme la Bible dit, j'ai beaucoup à dire. Oh Jésus. Que ce que iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atarumva n'ibyo ibiki abikunda. C'était ça, je voulais voir ce que Dieu peut faire. Sans ma main dessus, sans ta main dessus, sans la main d'un homme, d'un humain. Mais je l'ai vu. Amen. Le mariage, tout le monde peut avoir un mariage. Tout le monde peut choisir n'importe qui. Mais un mariage qui vient des cieux, un mariage qui vient de Dieu, est spécial. C'est pas, je sais pas comment dire, c'est rare. Et aujourd'hui, mon cœur le témoigne. Je sais que ceci vient de Dieu. Amen. J'avais beaucoup de critères, vu de là où je venais, de mon passé, de tout ce que j'avais vu, tout ce qui est de ce monde. Mais Jésus, le Saint-Esprit, il m'a appris qu'il y a des choses plus précieuses que ça. Et un homme qui vient de Dieu est un cadeau du ciel. I cannot wait to serve God with you. I just can't wait. J'aime beaucoup comme tu pries. J'avais demandé à Dieu, je ne veux pas emmener quelqu'un à Christ. Je veux un homme qui aime Dieu, qui est amoureux de Jésus. Et je l'ai vu en toi. J'avais toute une liste. Des fois, je ne savais pas si ça existait dans la maison de Dieu. Je te dis des fois, des gens me découragent, je disais, peut-être tu as trop de critères, peut-être que ce que tu cherches n'existe pas. Mais j'ai été patiente, j'ai attendu que Dieu m'emmène vers toi ou qu'il t'emmène vers moi. Et aujourd'hui, je le remercie. Mes nuits de prière, mes jeûnes, très difficiles, mes pleurs, que moi et lui connaît. Aujourd'hui, je sais que
c'était pas en vain. C'était pas en vain. Ntawashatse Imana by'ukuri ngo imukoze isoni. Uno munsi ndabibonye. Aujourd'hui, je le vois. Je lui avais demandé de le voir avec mes yeux et de l'entendre. Je l'ai vu. Merci de m'aimer. Merci de prendre soin de moi. Des détails. Des fois, je ne te le dis pas, mais chaque fois, je remercie Dieu pour toi. Tu es tout ce que j'avais demandé à Dieu. J'ai bien dit tout. Il a même pris soin des détails que j'avais pas pensé. Il a pris soin il a pensé aux détails que je ne pouvais pas imaginer. Le fond, puisque je ne vois pas l'intérieur d'un être humain. Mais jour après jour, quand on est ensemble, je vois combien Dieu est merveilleux. Enfant, je te promets de t'aimer jusqu'à ce que Dieu, Jésus, revienne. Je t'aime. Je t'aime très fort. ayo mashini agahagije. turi kugana ku musozo tunasoza ikiganiro hari abantu bari warabwiye babyakiriye gute kuko harabura amezi 3 n'igice yego harabura amezi 3 n'igice kugira ngo ubukwe bube babyakiriye gute mu magambo make Fevrier deja yaranyingeginze kubwahamagara famille ngo banyingeginze ku muntu batanazi bati batari bwabone nari babyakiriye bate hari ya komite y'igusenge babane gutegura ubukwe babandi barabati cya igicu cyaje imvura yaje ahubwo ati dufite ubukwe mitandambya nababye ntimutegura imishana rero bareba nta n'umwanya dusigaranye donc ibintu byaracanye kubyo hari inshuti zanjye inyigisho z'ubukwe z'abashakanye zabaye mu minsi 2 twebwe ibintu byacu byose byabaye speed byose byabaye speed byabaye ibintu umuntu atasho sinzi ko nabivuga so ubukwe murabutegura ubukwe turabutegura bugenda neza mana twabonye Imana ubu rero reka ndashaka kuvuga pe noneho nashaka kuvuga iki hari ibyo tuvuga by'ubukwe uburyo umuntu avuga testimony imbere y'ubukwe nuko Imana yangiriye neza burya testimony nyayo ni nyuma y'ubukwe burya umuntu ntago na testifyinga nyuma y'ubukwe kuko yinjiye mu rugo akarubamo rwa bien akarwumva uwo muntu nagarukaga guha testimony nzi uzayemera kuko realite y'urugo wasabye warabibonye oh my god aha niho nsa kuvuga ngenda shima Imana bese ndibuka nabwiye daddy ndambya yarambaje ati se bimeze ndavuga heaven on earth ijuru kwisi tujya turivuga ariko reka nkubwire ntago ngiye umugabo wanjye nta peut-être ashobora kuba atari extra ariko arenze ibyo nasabye Imana ya liste reba arayirenze Imana yaragiye muri detail ijya muri detail y'ibyo nibagiwe ku nk'umwana w'umuntu iragendira Imana wenda ubutana tuzamuhamagara nukuri reka nkubwire ndanyuzwe kandi nukuri ndashima Imana ko atari Imana ibeshya ndashima Imana ko Imana iriho kandi kivuze igisohoza kandi cy'umukozi w'Imana yavuze yatuye ku buzima bwacu nukuri pe umudendezo nyawo turimo nibihe message waha abakobwa bameze nabi biraryana message naho abakobwa ni iki ni ibyo twibwira ko turebesha amaso abakobwa tugira standard ziri hejuru zidahuye nabo turi nabo kwanza hari igihe ushatinga standard yawe nkaho utagira mzimani babare singiye kuvuga miroire cyangwa iki standard yawe drop it ahubwo Imana nizi icyo ukeneye ntago bihuye na figa
you know hari umuntu ushobora ntago bihuye figure of course umuntu akunda beza umeze gukina gute ariko urushako rurenze ibyo ngibyo urushako rw'umuntu uzi gusaba imbabazi umuntu uzi kwiyegurira Imana uciye umuntu urara gusenga nge nasabye Imana umugabo ukijijwe urara usengera umuryango iyo mubonye 3h du matin minuit ashyira ibiganza kuri twebwe n'abana niki ndarira ndapfukama nkaririra Imana ntabwo ati Imana icyo utampaye ni igiki niki cyahumuriza abakobwa muri etage ya gatatu muri etage ya gatatu rero barasenze bakoze deliverance bavugana n'umubyeyi kandi talent ziri kuza ziri kwiyongera icyo nge navuga pressure y'umuryango pressure ya church pressure y'agacu pressure y'isi n'ibigaragara nk'amagambo make nicyo babwira reka nkubwire rero nk'amagambo make niki urugo ntabwo ari rwo ruguha navuga gute urugo ntabwo urushako ntabwo ari rwo mbese umunezero warwo ni urugo rwakunezeza ukabaho unezerewe gusa ahubwo umudendezo uva muri Kristo usabana n'Imana cyane akunyure impamvu navuze ibiko bimeze neza suko tudashobora gushwana cyangwa se hatari side nawe ashobora kugira weakness oya ahubwo namenye kunyurwa n'Imana cyane cya cyuho navugaga yaranyujuje ku buryo iyo turi kumwe nta kintu kinshekinga nk'umwana w'umuntu kubera ko nzi ko twese turi abana b'abantu ahubwo foundation yanjye iri kuri Kristo cyane ni ukuvuga ngo icyo mbasaba ni iki nabagira inama ni ugukunda Kristo cyane kuko ntabwo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ushaka ubwami bw'ijuru ibindi byose bizaza nk'inyongera ni ukuri kunda Imana yikorere njye mbwira abana cyane b'abakobwa korera Imana nkaho ejo utazabaho korera Imana nkaho urugo ushobora kutaruguha birashoboka udashaka nta cyakindi wayikunze se wibaze gushaka none ukajya gutabanyika hariya ukabura n'ijuru ukabura n'ijuru kuko umuntu ashobora kukuburisha ijuru cyane rwose none uyikunde wese hanyuma iyo ireba ikareba ibyo ukeneye iyo imenya ibyo ukeneye ibyo byose urugo abana izabiguha pe nta yindi intere ifite yo kubikwima ahubwo the secret is to love Christ so much and serve him with all your heart. Amen. Imana iguhe umugisha tunashima Imana kubw'iki kiganiro nanjye ubwanjye nari ngitegereje Imana dutare turi kwa 12 uyu mwaka nturangira upfa kuyikunda cyane no kwikorera rwose uzabigenza neza turagushimiye rwose mama Esther turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza tugira kandi nta nubwo n'ikiganiro nk'ubuhamya ni abamugana igikoresho cy'Imana kigiye guhindura amateka kuri benshi tunashimira